none ibintu byakomeje kuba bibi. Bibaze ko mama wanjye ari kugenda noneho saa 12 agatasa muri cya gihe mba ngomba kujya muri niba turi akaba aricyo gihe atangiye gukomangira muheruka tuvuge niba nje muri niba turi kwa kabiri muheruka nko kwa gatanu ngo weekend yose igashira taje kandi uko kuza akanduka akambwira nabi ntabwo mbizi. Nibyo kuko turasenga tunubaha Imana ariko simbizi. Tawe urumva ndanagushimira wenda ko rimwe na rimwe ujye unamfasha nkabasha no kuruhuka ariko sinzi inama none uri bungire niba ari amasengesho y'iminsi 3 niba ntabyunze gusa icyo nzi cyo nuko bingeza kandi nsigaye mbwira n'Imana n'umuri wese what next ko ntacyo nagucumuye ntacyo nakoze. Mwana wanjye rero wihanganye igihe kinini sibyo ntega amatwi unyumva witegure ko njyewe hari icyo ndi bukongerereho. Inama ya mbere na mbere ituruka mu ijuru. Turi kumwe turagendana. Ello dora tuvona ukwabo ntabwo na umva cucura igayizo pazi no umbwira amafaranga yatwaye ukuntu yatwaye meza amafaranga meza vomera no ragasa amafaranga we amen mafaranga bwoko kimera nungore wajyunwa y'amafra bicaye byanje mane meza mane amafaranga yanjye kunaniye wa mwana we kandi meza umva amazi ntabwo bicaye n'undi bari umva amazi meza uzicaye ntarariza mfite meri ntarariza mfite icyo nzaka amafaranga yanjye wejyana mereza amafaranga bicaye barwaye bizana nje kwinywera n'akantu dore ndashiriwe akamabura mbize bijyanye bisanzwe mu rugo wumvise neza niba waramwereye akantu nanjye ndagashaka meza kandi meza atari ibicumuro meza akangaje meza imbaga yanjye kandi ndagukubita mera akantu kamwe meri ariko umwana baranica kubyara nabi ni ikibazo isara uragiye kandi utabaye amafaranga yanjye meza amafaranga yanjye cyane meza byanjye. Nubwo ibyo byose wabicagamo bikaguca intege ejo ngaho byagenze uku ejo ngo bamufunze ejo byagenze gutya shikama ku Mana yawe shikama ku Mana yawe usenga utisengesheje niba ari nayo masengesho y'iminsi uvuga umbwire turayafatanya. Rega Mary ibintu icyo nzi nuko ntabwo Imana ishobora kubwigeragezo utabasha kurenga cyane rwose ariko nibaza ubu nshobora gukiza umuntu turi mu bibazo bimwe kuko ibi bintu icyo nzi nuko bifite impamvu ariko ikintu cyiza gifite impamvu Mary kigomba no kugira iherezo. None se igihe kingana iki cyo kurwana kuko hari igihe rimwe na rimwe nshobora kuba yego n'ibyo ndababaye ndumva byanze
kandi ise abana aranaye ngo kubera ubusi ibyo ni akazi ke njye nzawe uko Imana ishaka cyana cyaje se hano noneho hano ndi oya reka nje kanyabuganze tumaze igihe kinini dusenga ariko ubu aho bigeze ni ugutakambira iyo mu ijuru yaduhanze kandi ikindi nakubwira ntucike intege wamye uri umusore ukunda gusenga ukamenya kwiha gahunda zose uko zimeze ukazikurikirana ukabireba byose uyu munsi none wumve ko no kurya ubu biri kuba ikibazo kuko urumva niba n'amafaranga abonye ashobora kugenda akayanywera n'izo peti niba ari na mitsingi niba ari na bisimbizi byibura umubyeyi wambyaye w'umupapa akarushaho kunyibuka kandi urabizi uburere bw'abagabo nawe nubwo ntarabaho ariko ndabizi ni ukuza kumbaza ngo wariye ni byiza kumbaza ngo nanyweye ni byiza ariko ntabonye mama mera ubuzima bwanjye sindi kubona burya rero nkubwire mwana wanjye n'umugabo ararera n'umubyeyi ni umubyeyi nk'abandi gusa burya ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu mera ibyo ndabyumva ariko se nyine kugeza ryari ko ibyo bintu mutubwira akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu oke reka mbyemere hanyuma kugeza ryari nta kitagira iherezo njye mfite umwanzuro wafashe ubuhe Mary ntago mvu kuko nshobora no kuza hano mama akavuga ngo niwe wangumuye pe ngiye nshaka kuba niviriye mu rugo nishaka ivuga ngo nukunanirana ariko mbone byibura mu nze stress za mama ntumbwire ko ugiye guta umubyeyi wawe aho sinagushyigikira nose Mary ngankubwira nkora iki uramusigira nde uramusigira bariya barukuru bawe umwe udashobotse undi sinzi ngo ibiki nibasangira barasangira ariko ugomba kuberera imbuto ariko imbuto zabaye imitanga I'm tired ndananiwe ariko nzagira inzara none uzi mukuru wanjye sigaza kankubita nyine wumva urumogi washyizeho inzoga ushyiraho n'ibitabi ngaho mbwira izo ntambara nzazigumamo kugeza ryari ejo kabiri gatatu mbora mu materaniro ngo kuki utakiza Johnson wicika intege ndakuzi bihagije mwana wanjye Mary nicyo twahamagariwe kugira ngo tubere imbuto bagenzi bacu imbuto zabaye imitanga pe oya no kuri urabizi ko nkunda Imana ndayisenga ariko I'm tired ndananiwe papa w'abana papa niko papa paruje ngo aruzi ko nae ngo nje gupfa eto badara yigurira ubu urumva umuntu w'umugore ungana nkawe ndago kureba ubyaye aka tago ikora uru nirwo rugero uri gutanga mu bantu akwazisa nkawe urumva ufite ubwenge buzima nje waruzi ko ngo naye ngababa yakeke garawizoga ni ubuhe burero uri guha abana inzoga abana babo bose babaye ibirumbo babaye ibigoryi babaye ibyihebe nduzwe n'ibyihebe inzoga zizabatunga wanane ngo hahira ngo uzazoha ngo kubera uriya mwana ngo unyi atari Johnson nta n'igice cyatanu cyanjye wakabibona ahubwo gajizemora reka tuvugishe ukuri sibyo wenda ko umuntu agira Imana akagira abantu akagira n'ibintu buriya usanze Kalisa mu bintu utari witeze utari niteguye utaruzi kanakora kuko okay uyu munsi ndabizi ko mama w'inzoga ni umusinzi pe ndabizi sibyo nabo kurubanye maze kubimenya ariko uyu munsi Kalisa umubona ava mu kazi cyase n'ibindi byose ukabona atashye mu rugo
mumujene mugenzi wanjye ubu uramutse agutunguye akagukaraga nk'akantu kamwe ibi bintu ushobora kubiyaga kuko kamubwiza ukuri mama Karimu urabizi ko nkubaha na mama wanjye ngira inama ibyo mama atakoze urabikora ndakubaha ariko impamvu ibintu biri kumbwira ubuntu bwira ngo nananiwe ni ukubera ko ni ibintu biri guhora byisubiramo ndasenga akumiro ni amavunja nkawe koko ku myaka yawe ufite imbyaro umaze kubyara uko zingana uri umuntu wo kuza wirirwa ugwana n'icupa mu muhanda ano masaha ntabwo ari kwa mugore ntabwo ari kwa ndara izi ni izihendero uri guha abana wineza zabe niyo mpamvu abana bose babaye ibirumbo dore uragiye ubyaye ikinywara umugi birirwa bagifunga cyamaze uragiye ubyaye ngo ni igipfubuzi ubwo urumva muzagera ku kimwebe si ukurica rero izuba riba rinkubita ku gahanga amasaha yose ngo ndimo ndashakisha atari Johnson nta n'ikirere cyanjye wakongera kubona reka wifataho nta soni papa raje ntabwo rojeje ubundi maze amafaranga yanjye umuhungu wanjye yanyibye waza amafaranga yanjye umuhungu wawe yanyibye ibiceri nari kwinywera akantu nabigenza nabo papa raje Johnson igihe ni iki ngiki tugaragaze Yesu twamenye ndetse twerera imbuto babandi bataramumenya barimo mama wawe barimo n'abari abavukanyi bawe yenda wasanga n'uwanjye arimo ntawamenya uranyumva neza mereka nkwereka ikintu cyiza rero ndumva ari umunaniro uri wose n'agahinda n'umujinya ntiwabura ariko urabizi ko ngukunda kandi wambereye umubyeyi mwiza ariko kandi inama wangiraga narazikurikizaga ariko nyemerera twanzikira dusoreze aha irene nduhuke ukomeze umfashe gusenga na mama umusengera nyine ndamusengera ariko singiye kujya mu rugo kandi rwose ugiye hese mwana wanjye ugiye mbabara ukore muri ngwino basuguma aha ngaha uzi ikintu uri kwikururiza mama wanjye yavuga ngo azangira ate mama wanjye yavuga ngo uri kugira azangira ate wowe ntabwo uri kwa munda ku myaka ufite rero ukuntu wabaye iminkanyaro ukuntu yabaye ntabwo uri kwa munda sawesha wabonye ku manywa y'intango n'icupura ngo ahubwo roje umwana wanjye wawe ndawayibye amafaranga yanjye ahubwo ndaje mutware yanyibye amafaranga yanjye umwana wanjye ndaje mutware ahubwo kajizemura umwana yabaye umunywara umugi yagukurikije inzoga nta kantu undi we ngo yirirwa usimbizi ngo yabaye umupfubuzi inyana ni iya mweru reka kwibe niwe wabimwigishije inyana ni iya mweru ubu rero icyo wamuhaye ayagucungire se kubera wamuhaye ayagucungire se ku ndero nziza ku ishuri wamujyanyemo unanteye sinzi ariko ubundi baze bayitware amafaranga yanjye umuhungu wayantwara ndagiye agutwara amafaranga gute atari ubusinzi bwawe wari muzima urayabika neza ayagira harayiba wowe ndashaka guhangana nawe wibeshye unankoreho ko sinshaka toka kure we mushenzi toka we urabona wowe urabona wigize makubere wigize ishyano mugasa we umva rero Johnson umwana wanjye nkubona narabyaye umwana umwe ngo ugire ngo niko nabihisemo nuko napfakaye nkiri muto hitamo kurera umwana wanjye ariko kubera Imana narabishoboye kandi nari byinshi nagiye ncamo n'ubu ngihanganye nabyo nawe rero ibyo unyuramo byose hato na hato ngaho byagenze uko ejo birimeze gutya ejo bundi bimeze gutya hari Imana yonyine ishobora kubigukuramo aka kanya maze igahindura amateka ahari amarira hagahinduka ibitwenge mwanjye kanjye kugerageza wakoze kubw'inama ngiriye reka nkubwire mwana wawe ndabona unaniwe ariko ntabwo tubisubikiye aha genda uryame uruhuke ariko urabona ubu ni saa 8 unyemerere saa 12 ugaruke hano tuvugane dufate umwanzuro w'ikigomba gukorwa ako basi bira nsange wanatetse ntugire ikibazo ibiryo si ikibuza hano
kandi ugeze wisanga wumve ko nawe uri umwana wanjye. Imana ikomere umugisha. Kandi ukomeze gusenga, dufatanyiriza hamwe gusenga hamwe n'Imana byose bizahinduka. Mungu ni yure yure. Si intambara zikomeye. Yuhi intambara abazimu barahagurutse. Mana yo mu ijuru tabara. Ariko uyu mwana we umurengere kuko ibibazo ahura nabyo afite. Nihatagira igikorwa araducika. Yesu. Wowe ndaje nkwambure n'umwana wanjye mutoya kuko ndabona nawe amaherezo ugiye kuzamugira nk'abariya bose kimwe nawe. Umwana wanjye ndamushaka. Ngomba kuzana n'inzego zose z'ubuyobozi paka umwana wanjye nkamutwara. Johnson ndamutwara. Wowe naye naho. Johnson ndamutwara. Kandi mara kumutwara. Na biriya birayi wabonaga niwongera kwibona. Akakareba inyuma. Nzasangire na gusyo. Wowe wamudage. Nta n'ikintu cyanjye uzongera kubona kivuye muri aya maboko yanjye. Kandi n'umwana ngiye kuza kumutwara. Umusinzi wawe mugumane. Uriya ngo numfuza we mugumane ko mwese mwagiye inzira imwe. Mwarananiye. Toka kure makuberi. Baparare. Kalisa. Kalisa. Présente maman. Umwana bari hera pemba nahamagari. Kalisa. Présente Wino maman. harari. Iki? Sikaye vugisha n'ibiki. Mezuti. Nandi gufata hariya utuntu vibe. Iki? Usumambwira wari ukumamagarira iki? Ese Kalisa. Wandi gutinda ariko Usigaye gutinda abandi bana. uri muri igira. Narindi live kuri Instagram. None reba ibintu uri kunkorera. Ese uri muri igira ibiki? Mangambwira. Ndetse. Akusima manani rwa runahumbuye. Ukwezi umaze ahangaha nta nubwo uri no kumbaza ikintu mva nshaka. Nese yamyivugishiriza yawe wadukanye n'iki? Ma hari akawigi nabonye. Ndagashaka kamfashe. Gaki. Ese abazimu bake. Usigaye wivugisha ibiki ariko? Kari urivugisha ibiki nk'ubwo ngubwo? Akusima ubwo ko imyaka yose tubanye ukabutanze. Mwana wanjye ufite ka lipstick ukanga kumbaza. Ngufite lipstick ni igiki cyo? Si uburenganzira bwanjye kuba nshaka kubaho. Izina rya Yesu. Uzi ko naho ngira ngo ni imikino n'ubutesi bw'abana naho ufite ubugoryi ntazi bwo ari bwo. Kuko ubugoryi ni bwoko ki? Niki nagukore? Sinabaye umwana witonda wirirwa mu rugo. Nigeze inshuti zanjye ndabyemera ko wabaye umwana mu rugo ariko iyo myibyo niyo ntashaka kugeza uyu munota sinonje kubona wigira ibyo. Iki ngasinzi ngwengome. Sikori kwimana yandimye. Sinigeze byari cyana kimeze gityo. Mama ubwo wajya wumva n'uburenganzira bw'abana. Uburenganzira bw'abana bwo kwigira ikidebiri. Bwo kwigira idebiri. Ma unyise debire. Umva Kari. Iswa yakunze igihe uri umwe. Uyu nguyu urudori. Ngo uzaba umugabo aho atari. Umenye gufata ibyemezo bya kigabo. Taroko kigira n'ibyanwa bibigira nk'ibintu by'ibigoryi by'abakobwa. Bisima iyo umukobwa se bikagira inzira. None se nanguko Imana yande. Imana ntigeze rema ibintu bimeze nk'ibyo. Mama ngiyewe hari kujya ureba ibi byanwa ufite. Ujye bireba. Mama uramora iki? Niki ibi ni iki koko? Ibi ni iki? Niki ngiki nagusigaraniye wowe? None se nagutwaye iki? Nagutwaye irigira nka uri swajya nka kagakoko ko kwantuza pingiye. Kukwanda. Umva Kare. Ngewe tubyumve kimwe. Haka ibyo mbishaka. Ibyo bintu simbishaka so yari umuntu w'umugabo yari intwari. Manago banyita Kalisa ubu nitwa Kale. Kado. Oui. Dore uko ibintu bimeze. Ngiye ku rugamba. Igihe nta mafaranga ashaka. Urabyumva? Ukibeshya urugo rwanjye bakaruvogera. Nzaguha nyokosha
urabyumva basigaye banyita kari ngo gake ngo gake gatindi gake oya papi yaza kuba hari papi yaza kuba hari abanshyigikiye ndabizi umva iso yari intwari we yari intwari yari umusirikare ukomeye w'intarumikwa yaguye ku rugamba aharanira ubwigenge twebwe abakobwa ntabwo twaba abasirikare dufite uburenganzira wajya kurwanira igihugu ntakirwanirira urugo rwa so rwakunaniye ntacyo rumariye ma ubundi wambwiye ikintu warumamagara kuko ukwezi kumwe umaze hano utangiye kwigira umubyeyi mwiza muri ibyo ngibyo kuba nta rindi hano ntabwo nagiye mu burara uretse gato mama primaire nizemeze gutya ukumva nta kintu bintwaye ukumva baranyakiriye ukundi ahubwo ni n'ikibazo nkawe mubyeyi utamenya ngo umwana w'amezi ate ukaba ubimenye nshaje maze kugira imyaka 25 ntabyo waruzi ngiye kuri mission nindamuka asanze hari ikintu cyangiritse muri runo rugo nzahita urwo twe rwawe mpita ndurasa urabyumva sawa musigara amahoro sawa ma papi yaza kuba hari abanshyigikiye ndabizi ibyo wivugisha ngo nagusize gute ntabwo nahagurutse ahangaha kubera ariko nanze kuguma mu rugo rwanjye nahagurutse kugira ngo ugera kugeza aho ngaho minerivare ndayishyura ndahageze njya muri bizinesi kugira ngo ubone ikibatunga mahubwo wampaye amafaranga nkajya gukoresha inzara